breaking news urizagwira Floriye usanzwe uzwi ku izina rya Yampano wa boy ndetse n'umukunzi we Uwineza Diane bamaze iminsi batandukanye nyuma y'intonganya zatewe n'amashusho yabo aherutse gushigwa hanze. Ibyo wishoyemo byihorere inzira ikigendwa umuburo kungirwa muhanuzi Ezekiyeli. Izi ni zimwe mu nkuru ebyiri zonyine tugiye kwibandaho mu kino kiganiro cyacu uyu munsi kuri Bin Empire. Ngeweho nitwa Mr Binex promoter, ndagushuje rero kandi ngushimiye ko tubana. Nguhaye ikaze mu nkuru yacu uno munsi, nguhaye ikaze mu isesengura ry'inkuru z'uno munsi. Tugiye kuganira kuri Ezekiyeli wita umuhanuzi ndetse na Yampano wa boy wamaje gutandukana n'umukunzi we nyuma y'amashusho yagiye hanze. Ikintu rero ngusaba ibuka gukanda subscribe hanyuma sharing kino kiganiro. Ikindi niba wumvisha ino nkuru nyaboneka nkwinginze jya muri commentaire wandike mu igitekerezo no ku zindi nkuru uri kumva ziri guca twagukoreraho ziri guca hano hanze ku mbuga nkoranyambaga. Ndagusuhuje rero kandi ndagushimiye followinga no ku mbuga zanjye zindi zose, yaba TikTok, Instagram, hose hagere ni Mr Binex promoter. Ujya muri bio y'ino channel ugakandaho warangiza ukabona izo mbuga nkoranyambaga ukazijya. Ikindi hano hasi muri commentaire harimo channel ya WhatsApp igicamo amatutorial meza aca kuri Bin Creator Hub. Ni channel mbayigishaho ibintu by'ikoranabuhanga, yaba YouTube, yaba AI, yaba social media zitandukanye zose ni kuri Bin Creator Hub. Bin Creator Hub ibagezaho izo boro zose kandi ku buryo bwiza, ndetse ukaniga ku buryo nibashaka gukoresha social media uko ba creating amarogo, uko bakora ibintu byose. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo wabyikorera nawe ubaye wanyuze kwiyo channel. Rero reka tugendere hamwe duhere ku nkuru y'uwitwa Yampano wa boy. Uwo rizagwira Floriye Yampano wa boy ndetse n'umukunzi we Uwineza Diane bamaze iminsi batandukanye nyuma y'intonganya zatewe n'amashusho yabo aherutse gushigwa hanze. Amakuru ahari yizewe avuga ko aba bombi nyuma y'uko amashusho yabo agiye hanze mu rugo rwabo batangiye kujya bashwana, ndetse ubwo Yampano yajyaga mu Bubiligi ntabwo yari yigeze byumvikanaho n'umugore we wari wasigaye mu Rwanda. Nyuma y'uko agarutse rero ngo umubano wabo wakomeje kuba mubi cyane. Mu kwezi kwashize nibwo bombi bafashe umwanzuro wo gutandukana. Abandi bantu bagatangira kuvuga ngo ese koko abashitwa bayiki, ese byagenze gute kugira ngo twisange ahantu tutakibasha gukoresha neza urukundo rwacu. Ese gute umuntu mwasebanya mugasebanya hanyuma nako mugahurira mu bintu bisabeje kuriya mukaza kugira. Ndetse nyuma y'uko iminsi ishize ku mbuga nkoranyambaga havuzwe amakuru ko ubwo Yampano n'umugore we bageraga mu Bubiligi, niko amwe mu makuru avuga, abandi bakavuga ko umugore batigeze bajyana, ibintu byahinduye isura bagashwana. Yampano yabiciyemo amarenga agaragaza ko bashobora kuba batakiri no kumwe. Mu byavuzwe havuzwe ko habayeho gushyamirana hagati yabo, gusa ayo makuru nta gihamya yari afite icyo gihe. Mu butumwa burebure Yampano yanyujije kuri Instagram ye mu gika cya mbere cyabwo yagaragaje ko abantu yizeraga abita inshuti ze abenshi bamwihindutse kugeza no ku rushako rwe. Ati warakoze Imana kunyereka abantu bihinduranya nk'inzoka, inshuti zuzuye uburyarya wajegejeyo kugeza no ku rushako rwanjye, ariko nemeye ukuri no kubyakira. Nyuma y'uko hanamaze iminsi hanavugwa ko hari izindi video za Yampano atari kumwe n'uriya mugore we zigiye kujya hanze kandi zigiye gusohoka, nibikomeje kuvuga ko ari amakimbirane atabura. Ikindi Yampano akomeje kwibasirwa nyine muri rusange, bakavuga ko ashobora no kuba anafite
trauma yakuye mwa bino bintu, abandi bakavuga ati bamusengere, abandi bakavuga ati ni ingeso kugeza n'abantu batangiye kubishira ku bashinga bimeze gucana guca nyene. Ariko igihe hari cyo kigaragara, umugore mu mashusho ya Yampano agaragaramo yari yavuze ko bibaye ngombwa ko ari amashusho ajya hanze yanakiyahura cyangwa se yabura mu Rwanda. Urumva rero ana amashusho mu kuza kujya hanze kandi umugore ntigeze abigiramo uruhare, ariko n'umugabo. Ariko numva kino gihe ari kigiye kiza cyo ko bari kubaka kurusha uko byari bimeze mbere. Reka tuvuge ko kuri Ezekiel nawe ngo wigize umuhanuzi, ariko akaba atangiye gutandukira ndetse akaba amaze iminsi atandukira atuka leta y'u Rwanda ndetse na bamwe mu bayobozi baho. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje gutungurwa n'imvugo z'ubuhezanguni n'ubwiyahuzi zibasira ubuyobozi bukuru bw'u Rwanda z'akagabo k'amafuti kitwa Rukundo Ezekiel katazi koza amenyo kiyita umukozi w'Imana, aho kamaze iminsi kabundabunda muri Uganda. Aka kagabo muri iyi minsi kari mu gakungu k'ikigarasha Robert Kabera watorotse ubutabera bw'u Rwanda bwari bumukurikiranyeho ibyaha bitandukanye birimo gufata ku ngufu umwana we yibyariye. Aba bombi mu bujiji ndengakamere n'ubunyagasozi buherekejwe n'amaco y'inda, umwe aratera undi akamwikiriza mu cyo bita ubusesengozi buba bujora imigambi y'iterambere y'ubuyobozi bw'u Rwanda bufitiye abanyarwanda akamaro. Dore nk'ubu ingirwa muhanuzi Ezekiel utabasha kwikura kwayo yitumye kuwa 4 tariki ya 18 Ukuboza 2025 yagaragaye ku muzindaro we wa YouTube yigize igitangaza n'inzobere ku bibera mu Rwanda. Yigize igitangaza n'inzobere ku bibera mu Rwanda. Uyu mugabo ngo Ezekiel yabaga mu Rwanda arangije aza gutoroka afitanye amakimbirane n'abitwa ba Claude n'ibiki, ariko aza kugeraho akorana na Sergeant Robert utavugwaho rumwe, bamwe bita ikigarasha, abandi bakavuga ko bakimukunze bitewe n'impamvu, ariko nawe amagambo mwino minsi asigaye akoresha biragaragaza ko nyine nawe yatandukiriye kandi agenda akora ibintu agenda avuga amagambo agize ibyaha. Ariko Ezekiel we ari gukabya kugeraho n'umukuru w'igihugu amusuzugura kandi akabikoresha mu mvugo. Ikindi Ezekiel ari gushyirwa mu gatebo kamwe n'umuntu witwa Bosco ufite cyane yitwa Bosco Empire. Bose bashigwa mu gatebo kamwe kuko bagomeje guteza ibibazo n'imvugo zikomeje kubamo ibyaha. Ariko Ezekiel we ashigwa mu bigarasha cyane kubera ko amaze iminsi mu biganiro bakora batera bakikirizanyaho na Sergeant Robert. Ni ibiganiro bidashimishije ndetse bitanejeje umutima w'umunyarwanda wese ukunda igihugu, ndetse ni ibiganiro bitanezeza buri munyarwanda wese uze igihugu cyavuye naho kiri kugera. Niyo mpamvu uyu munsi uyu mugabo yitwa ikigarashwa na benshi mu banyarwanda bazi agaciro k'u Rwanda naho ubuyobozi bwacyo rugejeje u Rwanda. Niyo mpamvu urubyiruko rumwe ntigwagashutswe n'izi social media, cyane ku bantu bashaka indonke z'iminsi mike ariko zizabakora mu minsi iri imbere, uko byanze bikunze ntago waba uhunga unangiza ujye guhungira Uganda. Leta y'u Rwanda irakomeye naho yahagukura. Twabonye ibizo Amerika yakoze Venezuela, yakoze Maduro. Natwe wowe nta nicyo wabura icyo. Urumva rero ubukwiye gukora ibintu byiza bifite abantu. Kuri YouTube dufite byinshi twavuga, byinshi twaganiriza abantu bikabagirira akamaro, aho kugira ngo tuze kuvuga ko ibyo bintu bifite tashi turarebwa, abantu babyitaho cyane baranabireba, ariko ukaninjiza n'utwo dufaranga, ariko ntago biramba ntibinasaza, ntago byagusajisha.
birangira nabi amaherezo. Rero ngewe hano muze mukanda subscribe. Ubu ngubu kuntu bimeze nturi bunakande subscribe nguhaye inkuru nk'iyi, ariko nujya kumva izo nkuru urasanga wakanze subscribe. Ariko nk'abanyarwanda dukorera hamwe wibuke gukanda subscribe nyaboneka. Ngewe nitwa Mr Binex Promoter, ndetse urakanda kuri no foto, numara kwikanda uhita ubona home, uhita ubona andi macano yacu akugezaho ibintu byiza, hanyuma uhite naho ukandaho subscribe kandi ukomeze tubanda. Gushimiye rero kandi ngushimiye ko twabanye ukageza inkuru kuno munota. Jya muri komanteri hanyuma umbwire ngo bimeze gute wagwana.